Imvura yaguye ari nyinshi mu ijoro ryo ku ya 29 niyo yabaye intandaro yo gutuma amazi aturuka muri parike y'igihugu y'Ibirunga yiyongera, maze ati inzira yanyuragamo asandarira mu mirima y'abaturage ndetse n'aho abaturage batuye. Aha ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Buruba, aho radio na televiziyo Flash twabashije kugera. Aya mazi ukuntu yarameze yarateye ubwoba cyane, kuko urebye ukuntu yarateye ubwoba nawe ubwawe uri kubyibonera, kuko bwo nubabona gufata ruvumu ugafata umugezi bita Nkogote ugafata n'indi migezi tutamenya ubwoko bwayo igahurira ahantu hamwe. No yamara guhurira ahantu hamwe ari wo mugazo wa Cyuve, ugasanga umugazo wa Cyuve ubaye mutoya. Imvura yarakangara, inkuba ziri gukubita, imirabyo iri gukubita. Noneho imvura imaze guhita umuzi guraza kujana imyaka n'amazu gose gagiye. Imyaka wari warahinze niki? Ni ibishimbo n'ibirayi. Ese byose byatembye? Byatembye imirimo 3. Muri mu gihombo rero? Ndi mu gihombo rwose. Murebe uko Imana mbese uko niba ari Imana irabitukorera simbizi twahombye cyane. Imirimo 3 yose? Imirimo 3. Aya mazi ubundi yatangiye kuza saa 2 z'umugoroba. Imvura igwa buhoro ubwo gaturuka mu shyamba gamanuka rero, nuko niyo mpamvu uri kubibona uko nguko. Kubera ko amazi yaje yinjira mu mabuye, arenga amabuye ajya mu matafari, ubwo rero uko kwinjira mu matafari nibyo biri gutuma bigwa tunareba turi mu muganda. Aya mazi aturuka muri parike y'igihugu y'Ibirunga yabaye menshi, maze akangiriza abaturage batuye mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze, yanashegesha abatuye mu murenge wa Gahunga mu karere ka Burera, kuko imyaka imwe yagiye itembanwa n'amazi ndetse n'amazu agacengerwamo n'amazi. Kimwe mu bisubizo leta y'u Rwanda yafatiye iki kibazo cy'amazi menshi aturuka mu birunga ni iki cyobo cyacukuwe mu rwego rwo gufata amazi aturuka mu birunga. Abaturage bagaragaza ko iki cyobo cyari cyuzuye amazi yageze hejuru, bigaragaza ko cyatanze umusaruro, kuko aya mazi yose yari yuzuye iki cyobo iyaramuka atembye mu baturage, inzu nyinshi zari gusenyuka. Gusa abaturage batuye muri ibi bice bikunze kwibasirwa n'amazi aturuka mu birunga, cyane cyane y'imvura yabaye nyinshi, bifuza ko ibi byobo bifata amazi byagirwa byinshi kugira ngo bijye bibasha gucubya aya mazi aturuka mu birunga. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bakagombye gukora bakoze inyigo nziza, ariko nanone kuva bari barashemo muri uyu mugazo, ubundi bakagombye gufata metero 2 muri ruhande, metero 2 muri ruriya, none bakaja no hasi wenda metero 2 bakagura, kuko nanone niba barazibiye amazi hariya ruguru ariko abo hepfo bafite ibibazo. No kuvuga ngo rero baguye none bagakurikira umuyoboro byagenda neza. Cyakoze umuti nuko bakwagura bakagira icyobo kinini, maze niho byatanga gahenge. Muri rusange usibye uturere twa Musanze na Burera mu ntara y'Amajyaruguru twibasiwe n'ibiza biturutse ku mvura yabaye nyinshi mu ijoro ryo ku ya 29, mu turere tumwe na tumwe tugize intara y'Uburengerazuba naho hari aho imvura yagiye yangiza bimwe mu bikorwa remezo by'abaturage ndetse n'amazi agahirima, udasize n'imyaka y'abaturage yagiye itembanwa n'amazi. Umuhoza Honore, Flash TV mu Majyaruguru y'u Rwanda.